Ikindi kibazo nshaka gusubiza abantu banyandikiye bambaza ngo ese iyo utabonye visa ngo warapurayinze ibyangombwa by'akazi amafaranga wishyuye urayasubizwa? Iki kibazo ni abantu benshi bagiye bakimbaza. Ubusubizo cyangwa se ubusobanuro bw'iki kibazo, iyo utabonye visa hari impamvu ebyiri cyangwa eshatu ziba zabiteye. Hari impamvu ziguturukaho, hari n'impamvu zitaguturukaho. Impamvu zitaguturukaho ni izihe? Ushobora kubona ibyangombwa by'akazi ntubone appointment. Icyo gihe ikibazo kiba kiri kuri ambasade, kubera yuko ambasade nitanga appointment, ntabwo ari agence mukorana cyangwa wowe ubigiramo uruhare, as long as wasubmitinze ibyangombwa byawe neza. Icyo gihe nujya gushaka company mukorana ibyangombwa by'akazi uzababaze ngo ese appointment nitaboneka bizagenda bite? Nkangi itabonetse hari icyo bita kugabaniramo hagati igihombo. Icyo gihe nshobora kuba nakubwira company ikakwakira ibindi byangombwa ku ruhande, ibyo bikaza utabyishyuye. Ikindi dushobora kuba hajyaho ikintu cya refund, wenda nkagukora refund ariko kuri kimwe cya kabiri, kubera yuko hari amafaranga ugomba kuba wayishyuye n'ubundi yagiye turi gushaka ibyangombwa, kandi aho ngayo ntabwo asubizwa. Ubundi buryo bwa kabiri ushobora kuburamo visa, icyo gihe ni igihe biba byaguturutseho, ukabona work permit, ibyangombwa by'akazi ukabibona, ukabona appointment, wajya muri interview ugasubiza ubusobanuro butakomfurimye uwagukoresheje, bigatuma kwima visa, cyangwa se wenda ntanagukunde kuko n'amahirwe abamo. Icyo gihe ntabwo amakosa aba ari aya company, nubwo amakosa ntashyira kuri wowe kuko ntawanga ibyiza bibona, ariko amakosa aba ari ayawe. Icyo gihe hari uburyo bigenda. Iyo bigenze gutyo ukabura visa, urapiringa, urongera ukapiringa, batanga icyumweru cyo gusaba ubujurire. Icyo gihe bakubwira impamvu bakureze. Izo mpamvu abantu banjye tubivuganaho, hari experience mbifitemo, hari icyo mbafasha. Company nanone iguhereza indi letter bijustifia, ni external supporting document itangwa na company. Nujya no gukorana na company ushaka ibyangombwa by'akazi, uzarebe ko iyo company iyo document iyitanga. Ubwo ngubwo icyo gihe nuko bigenda. Iyo rero ukoza piri ntubone visa, icyo gihe already urumva company iba yakoze ibyo isabwa byose, nawe wakoze ibyo usabwa byose, ariko niba bihagije, kuko niyo mpamvu utabona visa. Icyo gihe ntabwo amafaranga uyasubizwa. Ariko iyo impamvu zitaguturutseho, of course ntabwo amafaranga yawe uba ugomba kuyahomba. Hari amafaranga uba ugomba kubona, hari n'amafaranga utagomba kubona kubera ko aba yagendeye muri serivisi runaka mu kwishyura ibyo byangombwa by'akazi byose. Nizere ko abantu bagiye bambaza icyo kibazo nabo basubijwe.